mbere yo kugira ikindi mvuga ndagira ngo manze ntangire nawe mwiyumvire iyi video iri gukora ku mitima y'abatari bake. Mu by'ukuri ni amagambo atoroshe cyane, uyu mugore si gusa ahubwo ni gatumwa. Banza unyemerere rwose wumva aya majwi ndetse n'amashusho. nubwo rero twahise tubana direct yego yari akiri umusore ukiri iwabo. Gusa mu tuntu njya mwibukaho ikintu atajyaga akora, ntabwo ari umutipe wajyaga mu kabari, ntabwo anywa inzoga. Ku bantu wenda clever, ku bantu banywa inzoga, urabizi ko abantu banywa inzoga ni abantu bajya mu kabari bagasamara iki n'iki, ariko wenda we gatuzuranye wenda arabizi ko hari furafata bitandukanye n'izo ngizo. burya se cyane gusa urumva ndi hano kubeshya kweri. umuntu utanywa inzoga oya numbaza ibintu byinshi pe, turabiziranye njye nawe, subizi rata bebe. ni byiza. wagize uti icyo gihe yarakiba iwabo, mwahuye mute, mwahuriye he? Twahuye muri icyo gihe nibwo nari nsoje amashuri. Icyo gihe nakoraga, niko mbyibuka neza, nakoraga mu mujyi. Nakoraga mu mujyi ncuruza ibintu by'abakobwa bisanzwe n'amamama, amabaze biri aho. Gusa ntabwo yari business yanjye, nakoreraga undi muntu. Turahura, duhuza amaraso nyine, turakundana, deja tuza no kwibaruka umwana. mu kanya wenda turaza kuvuga uburyo mwaje kwibaruka, impamvu wenda mutanakibana kuko already ntabwo twamusanze, nta nubwo tuvugana, nambwiye ko Irene haba, bivuze ko mutabana. mu mujyi icyo gihe muhura, wambwiye ko yari 2018, ariko se yaje nk'umukiriya ubagana cyangwa hari ahandi mwahuriye? Yaje ari kumwe n'umushiti we, bari baje kureba, yari aherekeje umushiti we w'umugabo, baje kugura ibaze y'umumama wari ufite ni brashawa, bumva ari brashawa, yari gift ya sheri we yaraje kugura, ariko nyine aherekejwe na Rene. Tumenyana gutyo muri iyo business nakoraga, tukajya tuvugana akanimero, tukavugana biraho bisanzwe, just tuza gukundana. Tumaze gukundana turanibaruka bisanzwe. mwakundanye n'ubundi agikora ku Isango? Yes. Twakundanye agikora ku Isango. Deja hari n'ahantu twakundaga kujya, Kanyonyomba, ndahibuka, ku mushiti wiwe cyane. Ku mushiti wiwe cyane. Gusa twakundaga guhura n'umushiti we na Bruce wehe? Aime Bruce. Urakoze kumufasha. ko numva ruvuze Bruce ngira ngo ni Melody. kandi koko ni umushuti. Angize ngo ni Melody. ni icyo gihe niho mwakunda guhurira muri gukora iki se? urumva yarakiba iwabo, kandi nk'uko tubizi nyine umuntu ukiba iwabo yagiye kubonana n'umucuti we, ashaka kugira aho ajya muri aka apartment, ubushobozi nabwo agafasha akantu runaka. Mwahuriraga mwe mu buhe buryo nk'ibyo? Njyewe yanyeneraga, donc ntabwo ese wakundana n'umuntu ntimusohokane. Desha kandi ntabwo wagira umusheri ngo ntumwereke inshuti zawe. Mwasohokeraga mu rugo rw'umusore? Oya, yampresentaga inshuti ze, nanjye nkapresenta zanjye. Deja ko sometimes hari n'igihe namubwira ati uri hehe, ko nshaka ko dutembera, akambwira ati nsanga aha ngaha tujye dukomeza. Gusa icyo nibuka cyo ni uko aho hantu Kanyonyomba twakunze kuhajya inshuro nyinshi, igihe kinini cyane. ubwo niho mwahuriraga mugiye kwishima? ntabwo yatiraga geto, nuko twabaga tugiye kureba umushiti wenyine. iyo mwagiraga, si iyo mwasohokaga, mwakundaga kujyayo? wenda twumve n'umuntu wababonye ahantu runaka avuga ati koko iriya couple ya Irene
na Diva n'ubundi ni yari Shema Diva cyangwa hari utundi tuzina mwitanaga mukanyuza no kumbwira yego ni ukuvuga ngo iyo couple umuntu avuga ati iyo couple ndayizi rwose ntabeshya aravugisha ukuri yego. Twakundaga kujya i Musanze iyo twavuga ati turasohotse dufashe umwanya wacu twakundaga kujya i Musanze ahantu kuri hoteli hari hafi y'ibirunga sinyivuze gusa ubwo icyo gihe Irene yari afite amafaranga yo kujya muri ziriya hoteli ko zihenda cyangwa nawe erega nta mugabo wiburira. nibwo mwakundaga kujyayo muri Kigali muri Kigali kwa kuntu umuntu avuga ati reka twicara ahantu dufata icyo kunywa ariko ntabwo twabaga twasohotse. nk'uko wamaze kubyumva rero mu by'ukuri uyu ni umubyeyi uvuga ko Irene Murindahabi Kashamakokero Morodekayi tuzi nk'umusore ukomeye cyane hano muri showbiz entertainment imyidagaduro nyarwanda ufite umuyoboro wa YouTube ukomeye cyane yise MI Empire. Irene Murindahabi mu by'ukuri uyu ni umunyamakuru akaba n'umuhanzi umwanditsi manager w'abahanzi batandukanye abo murabazi cyane abo yamanaginze karahava ndetse bakora ibihangano birakundwa cyane birebwa indirimbo mu views ya miliyoni. Turavuga nk'itsinda rya Dorcas na Vestine niyo Bosiko ndetse n'abandi benshi yagiye amanaginga nubwo bamwe batakiri kumwe butuvugana. Gusa iyo ugeze ku gasongero ntiwabura abanzi kuko uyu musore aribasiwe cyane muri iyi minsi. Uyu mubyeyi cyangwa se uyu mukobwa tubonye ntituzi icyo ari cyo ntituteze no kukimenya nta n'icyo twifuza kumenya. Gusa ibi aza imbere kuri kamera akavuga ko yaba yaratewe inda n'uwitwa Morodekayi ariwe tuvuga nyine Irene Murindahabi cyangwa se Kashamakokero byaba ari ukuri. Irene nawe aho ari yumiwe kuko iyi video ubu tuvugana tuyibonye ku itangazamakuru kimwe ariko ikaba imaze kurebwa n'abantu 58,000 ku muyoboro wa channel wa YouTube tuyisanzeho. Mu by'ukuri abantu barenga 50,000 bose bamaze kumva iki kinyoma cyambaye ubusa cyavuzwe n'uyu mubyeyi ndetse n'uwamuhaye ikiganiro akaba yakoze amakosa akomeye cyane. Ubu twese turi mu rujijo ntituzi icyishe inyuma y'ibi ngibi. Ese uyu mukobwa yabaziranye na Irene koko cyangwa no gushaka kumusebya mwandagaza mu buryo bw'agatwiko? Irene iyi video yamaze kuyibona gusa ubu tuvugana ntabwo aragira icyo ayikoraho ndetse no ku rukuta rwa X yanditse avuga ko ubu nawe yumiwe rwose byamucanze atazi icyo gukora. Gusa iyi showbiz aba bantu rwose bamaze kuyigira umwanda kuko imihanda imaze kunyerera kandi imaze kuzamba. Gusa rega dutegereze turebe icyo Irene Murindahabi Kashamakokero cyangwa se Morodekayi umuhanzi umwanditsi umunyamakuru ukomeye cyane hano iwacu mu gihugu ari bubivugeho. Gusa 99% twababwira ko rwose icyo ari igihuha cyambaye ubusa kuko umwana wa Irene arazwi kandi n'uwo babyaranye arazwi. Reka natwe dutegereze twihere ijisho turebe amakuru ari buze nyuma y'aya ngaya tuyabahereze ku bwanyu. Gusa iyi video yashenguye imitima ya benshi, bamwe babyemeye abandi barabipinga ariko nanone nubwo babipinga ntihabuza ababyemera. Iki kihuha cyambaye ubusa benshi cyane bamaze kukizera nk'inkuru mpamo. Gusa natwe ntabwo twabihagazeho neza ko cyaba ari igihuha cyangwa se ukuri kuko nyir'ubwite ndavuga nyine Irene Murindahabi ntacyo arabivugaho. Reka dutegereze turebe nkubwira ngo aha ni kuri Gazi Choice TV amakuru y'ingenzi yihutirwa turi abahereza ku bwanyu nitugira andi makuru tumenya kuri iyi nkuru. Gusangiza abanyarwanda bakamenya uwo ari we. Yago nawe aranyemerera gusabiza kugeramo igihe hajyamo akantu k'akabazo tuba tubiretse. Ni ukubera iki icyo gihe washatse kujya kwa Yago? Icyo ni icya mbere. Ni ukubera iki icyo gihe utarebye ubundi buryo wenda wakoresha nko kugana ubuyobozi bube bwabunga ugashaka kubishyira mu itangazamakuru by'umwihariko ugahamagara Yago kandi hari ibitangazamakuru byinshi? Yago yari connect n'abanyarwanda cyane. Noneho ikintu cyabayeho ni ukuvuga ngo njyewe nashatse kugira ngo nganire na Irene anyima amatwi.